yaraje ankurura izuru gutya yari afite umweta w'unshinga mu mutima anyegeka hagati mu nzu nk'ahariya mu gikuta nguyu turamwica n'umututsi ngo ngiye kubereka ukuntu ngiye kwica umututsi kazi yafashe ya nkota yadusoye ngo nyere kuko ari bunyice agiye kwica Gashyeshyari yakubise inkota rimwe yari yambaye itanufure aya maguru acika arimo arongera akubita igikanu nacyo umutwe ugwa hariya ngo ubu nkweretse ukonza kukwica no musaza wabahita yiruka Gashyeshyari amuciye amaguru amuciye umutwe abaturage bati muganga abatoko bari baramuretse ari ikimara Gashyeshyari umwiciki ngo ndamwereka uko nica uwo mugore na musaza we ubu mbabazwa nuko bigera nta mbaraga mfite nanjye ngo ngende namamaze perezida nkababazwa nuko ntakijya mu nama ubu nta kindi singitanga sintanga irondo ariko amafaranga y'umuryango wa FPR nanaburara nkayatanga ntabwo nshobora kubura amafaranga y'umuryango wa FPR nkunda Kagame nkunda abasirikare nkunda abanyarwanda bose nta muntu nanga kuko kubaho kwanjye ni Imana yankijije ikakiza na Paul Kagame agashobora kuza muri iki gihugu akatuyobora nitwa Nirere Immaculle wavutse ryari tandatu na rimwe mvukira hahoze ari muri komini Mukingi prefegiture yari Gitarama ubu ni muri Muhanga ubu habaye muri Muhanga reka duhera aho ngaho tuganire ku itegurwa rya Genocide ukiri umwana ese ibyo bimenyetso wigeze ubibona icyo gihe ukiri umwana wakuze bimeze gute ngewe nkiri umwana papa yakoraga i Kigali noneho bantangiza mu wa mbere primaire noneho najya ntaha abana twagira mu nzira bakaniga bakankubita ngataha nkabwira papa yaraje nti abana barankubita papa kambwira ati mwana wanjye jya ubihorera baratwanga jya ukomeza ujye kwiga nkakomeza saa 10 zagira buri gihe bakaniga bakankubita naba nizi igitondo nimugoro bakankubita naba ntashye saa 3 bakiruka bagahura bagasabata iminyafu bakankubita ngeze bambwira papa nsinzasubira kwiga barankubita ntabwo nasubirayo ishuri papa arambwira ati mwana wa bihorere ndi umugabo igumira hangareka kwiga ubu sinzi gusoma icyo gihe bakugaga ko bagukubitira iki papa we yarabimpishaga nk'amazi ariko bankubitira iki akambwira ati bihorere baratwanga akambwira ko batwanga gusa ariko ntambwira ibyo batwangira ubwo arambwira ati ryihorere ivemo ubundi nabona batangiye ishengesho ngo dutahe saa 10 nkatoroka ishengesho yetara ngo ndiye kubatankubita nkitahira papa yabugeze arambwira aje yazaga buri wa gatandatu kwezi kwashize arambwira ati ryihorere ntuzarisubiremo ati gumira ha mwana wanjye nguma mu rugo sinzi ibintu byo gusoma ntabyo narinzi kuko narivuyemo ndi mu wa mbere primaire ntaramenya no gusoma ishuri ndarireka ngoma gutyo mu rugo Kayibanda ajya kuvaho nari umwana afite imyaka 7 noneho abantu duturanye papa yari i Kigali bajya ku musozi bakava ngo ibyaro nari uyu munsi biragaragara ngo babandi bari barigize runari ngo ibyaro nari biragaragara baza mama naragiraga hari nka twaye dufite umushumari yari aringiragira ntese makwa mu buryo ari kuvuga ngo ibyaro nari biragaragara runari ni iki ati ceceka ati bavuze ko ni mugoroba ati baza kunyica ndavuga ntabwo marara hari umukecuru waraje kudusura w'iwabo munyantango ndetse marara mukuru wanjye ati ndaharara nibica mama bakajyana inka zacu nanjye banyice ntireka da ngende igendera mbwira gasaza kange mama ati ngaho wowe ni umusaza wawe mugende murare ku mugabo twari duturanye w'umuhutu witwaga Donati mama aramfata ni mugoroba nkazigejeje mu rugo afata ibitabo bya papa ari n'amafaranga ajyana n'umunsi w'urugo yabikize mu ishashi aracukura ati dore nibatwica isko nazaza uzamwereka ibi bintu nabishyize ndagenda nagasaza kanjye baturaje munsi y'urutara guhari byari kubwa Kayibanda avaho Kayibanda akora bamukora kudeta avaho
icyo gihe nyine mu bibarenge sinzi kubara no gusoma nge sinzi gusoma nihisha munsi y'uburiri munsi y'igitanda mu rutara nta gitanda bari bafite nge n'uwo musaza wanjye nijoro abantu papa yakundaga gutanga inka aziha abantu b'abahutu kugira ngo bamurinde papa yarazaga yabagiye mu kabari bakamuherekeza kuko bagombaga kumwica noneho akajya atanga inka bumvise ko baza kwica mama papa adahari bafata imihoro baraza ngo baravuga ku musozi nijoro bati nimwica uyu mubyeyi mubanze mwice n'abanyoko nabo ni abatutsi niba umugabo adahari ari umututsi muvuga ko ari umututsi yagiye mu kazi namwe banyoko n'abatutsi nimwica uyu mubyeyi n'abanyu turabica ngo bazana imihoro n'amacumu nge nirariye nahunze na musaza wanjye twagiye kwihisha mu gitondo buracya mpagarara ahagaragara ngo numve ko iwacu babishe umugabo arambwira waho twishe ati nimuguma aha ngiye kubanza ndebe agiye nibwo mama amubwiye ati babandi umugabo wanjye ahaye inka baje kuturarira baraye hano ngo batatwica ndongera arambwira ati barahari turamanuka byabaye nko mu minsi 3 kayibanda avaho naragendagira ahantu inka bukeye ku musozi wa Kanyarira bona baratwika ibukomero abana biruka haragaragaraga hari ku musozi wa Kanyarira byabaye nko mu minsi 3 biba birarangiye baravuga habyara imana yari taratangira ndi umwana afite imyaka 7 ku bwa Kayibanda agera igori papa ashize igiharaza icyo gihe ngo batangiye guhiga umututsi bari babirimwe nabwerega ku buryo papa hari musaza wanjye yagiye gushaka irangamuntu kuri komine umwana aragenda arangije papa araza atese bakubye ngo iki bakubaje ngo iki ati wambaje ngo ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi ati navuga ngo ndi umututsi papa atumvuye umuvuna muheto we ati wavugaga kuri umututsi kuki uvuga kuri umuhutu ati wakoze nari umwana urumva ko byatangiye kera papa yari yaranagiye afata burugumesitiri yari inshuti ye amuha amafaranga ajyana irangamuntu amwandikiramo ubuhutu arabigura amuha amafaranga amwandikira ko ari umuhutu papa yari yarindikishije ko ari umuhutu noneho umwana agiye gufata irangamuntu abamubajije ngo niki aravuga ngo ni umututsi ageze mu rugo ati papa ati wandikishije papa ramaza twandikishije irangamuntu gute ati wambaje ngo ndiki ndi umuhutu ndi umututsi ati navuga ngo ndi umututsi papa ati yumvira ibintu wakoze ati urumva ibintu wikoreye ubwo bihereraho urumva ko byatangiye kera ariko twe barabidishaga ababyeyi ntitwamenyaga ko dutotezwa uko turi abatutsi ngeraho nkura iyi birarangiye kayege ntuzabyara imana bagiyeho bandakuze bandashatse iriya ntamba muri 90 inkotanyi zitera narindi hari Kicukiro hino abonapo n'umugabo wanjye akajya njye Kicukiro guhaha nkabakarana ibintu bakantwaza noneho muri 90 inkotanyi ziteye babakarane baza kunyica hari umugabo aruta imbere yacu ari umututsi umugabo wanjye sinzi aho yaraganye baturuka nkaha bagoboka basanga niciye ku rubaraza ngo tore wa mugore nawe n'umututsi ngo tumwice we mbona bazamutse nkabaza bansanga ndiruka nkata gutya njya mu gikari wa mugabo ati mwave mwakavura umuheto mwe afata inkoni arabirukankana babarazamutse baragiye n'uwo mugabo baramwishe n'abana be ubanza nta karokotse twari duturanye na Kicukiro yinabona ubwo baratangira barahiga batabatutsi ye muri 90 bakazana amakarita ngo bajya muri yemerenide nabajya muri PCDR harya ni PCDR muri ntuza muri PCDR muri MDR musaza wanjye abaga i Kigali azambwira ati n'umugabo wanjye ati umuntu uzafata ikarita kandi bayaguye afata batazakwica ubike ngafata nkabika intambara irakomera nibwo bishe Rwigema bamaze kwica Rwigema ariko nyuma inkotanyi ziza muri senete umugabo
ngiye guhaha ku Kicukiro mbone baratura kwa kurya abasore barebare n'imbunda ndatambira umugabo wanjye ntejo nzajya kureba inkotanyi we ntinababonye bagiye gusura umuntu bamanuka ntizajya kuri senze kwirebera inkotanyi ati nugenda uzamenye ko buzacyo ugapfa nuramuka ugiye haba hari abacunga abantu bajyayo umenye ko uzapfa ntese ndapfira ati se ntureba ko bari guhiga abatutsi bari bavuga ko baje kurwanya leta Habyarimana ndabiretse Rwigema abarapfuye bati nimuze mujye guhamba Rwigema bikorera imitumba tujya mu nzu turihisha guhamba Rwigema apfa barishimye baravuze ngo nibajye guhamba Rwigema bafata imitumba bajya guhamba tuguma mu nzu witwaga mwene wabo twese twagiye mu nzu izo ntera hamwe zajyaga muri mitingi baje erega usibye ko tutagira ngo duhungira barabivugaga twarabibonaga ariko ntitumenye aho twahungira bisi zabaye zazijyagamwo bakanyura hari sunapibide bazamuka bageza Rwamagana bambaye ibitenge bya merenide bamwe bazamukiza imitwe inyuma y'imodoka bakubita inzugi ngwe babitsemba tsembe babikata imitwe tubireba ariko tukabura aho twahungira bajya guhamba ngo imitumba inyamirambo twagumye mu rugo turihisha bagakwira mu ngo barebe ko abantu bagiye guhamba Rwigema ngo yapfuye nibajye guhamba Rwigema bakikorera imitumba bajyana inyamirambo tuguma mu rugo turihisha ku buryo uwari umututsi atagaragaraga twajyaga mu nzu twihisha ubwo baravuga ngo bazanyica bakamiga cyane bwanjye yambye ati rode bashaka kukwica reka tugurisha aha nkujyane Rwamagana twagurishije iyo nzu kandi hari kera ari menshi baduha miliyoni n'igice turagenda Rwamagana twagura isambu n'igice turagenda tugura isambu n'imirima turubaka turasakara dukodesha twe tuamaze umwaka umwe saa ine muganje wumvaga radiyo aryamye yambye ati makurane ati byacu birarangiye ntibiki ati Habyarimana baramwishe ndetse niba ari bwishe Habyarimana nitwe tumwishe turapfa ko bamwishe i Kigali ubu turi i Kigali ati wacecetse ko batwishe dupfuye bwake nteramwe zigera ku muryango wanjye bati ugomba gupfa muri urwo rukerera ariko nkibivuga umugabo wanjye yari umuhutu ntiyari umututsi yari umuhutu arambwira ati baratwishe ndamubwira ntibishe Habyarimana si twe tumwishe turi i Kigali baraza nibwo baje bati na musaza wanjye yaraje kunsura avuye iwacu Gitaramo bati mugabo turabizi wimuka i Kigali wazanye imiheto n'imyambi bifate tugende tujye kwica abatutsi arababwira ati mpaje vuba ntabwo abatutsi mbazi ese ubundi murica abatutsi mubahuriye abatutsi babagize bati ngo impamvu bivuga nuko umugore wawe ari umututsi na muramu wawe ari umututsi ahari ngo ariko turagiye turabereka ngo zana uwo muheta ati ntawe mfite n'uwo mugabo winjiye mu nzu agafata umuhoro inkotanyi zimaze gufata igihugu yarirutse baramurashe yacitse ukugura ajya gusabiriza Rwamagana yinjira mu nzu asora umuheto w'umugabo yatujyanye mu gihuru na musaza wanjye basanze tutakirimo barawujyana umugabo wanjye arihisha hari n'abantu yahishe yabyehuraga ati nimwihishe kugeza igihe duhungiye mu kigo cy'abikira Rwamagana nawe tugahungana bigera aho baza kutwicira mu kigo cy'abikira Rwamagana tuvamwo bamwe batera amagarinade turongera dusubira hakurya turangije bati inkotanyi zigeze hakurya bati biciye abantu ku musozi aho twari dutuye benshi cyane barwanaga abatutsi twe tuba mu bihuru by'imwurire tuvuye Rwamagana twangugiye mu bihuru by'imwurire turahunga kiri kumwe n'umuryango ubwo mwari muri bangahe muhungana nk'umuryango
muryango? Abana nari mfite abana 4 n'umugabo wa 5 n'umusaza wanjye wa 6 nanjye wa 7. Ariko ubwo duhungira mu kigo cy'ababikiri Rwamagana twaraye tugenda nijoro baje kutwica ndiruka mvuga n'abana bato 2 abandi 2 bakurikirana ndabata turabata turahunga turaburana sinenze aho abana bari nase bamwica yapfuye azi ko abana banjye abana be bapfuye ye abana bapfuye ubwo turahunga twagera kuri bariyeri bakaduhagarika ubwo usigaranya abana 2 n'umugabo wanjye na musaza wanjye bari baraje kudusura twagera kuri bariyeri bati muhagarare bati umugore n'umututsi n'uyu muhungu ntibava muganje akavuga ati rwose n'umuhutu nuko ari mwiza ntabwo umugore wanjye ari umututsi umugabo wanjye yarakubiswe bakamukubita agatanga amafaranga bakatureka tugahita bakagira gute twagera handi kandi bumva n'inkotanyi zaje ziri kurwana ariko ntibabuze kunkubita kumburagiza ariko umugabo wanjye agatanga amafaranga tugera ahantu baraza aho tubabwira umugabo wanjye ngo naze baje gutega inkotanyi arababwira ati ntabwo njya kurwana n'inkotanyi mureba aho navuye hose naje mpunga yomba umugabo mba narahagaze nkarwana mugende murwane ntabwo ndwana n'abagabo ntacyo mpfa nabusina n'abazi urugabo sura ubwara bamukubita ikibatira cy'umuhoro arabihorera baragenda bajya gutega ibiti mu muhanda ngo baratega inkotanyi bukeye baravuga ati duhunge turahunga turamanuka tugera ku ruzi rwa Karenge muri haruguru ya Kabindi turara mu Masaka n'imvura turambuka ubwo umugabo wanjye yagumye twari hakurya barangije turara mu Masaka buke bazana ubwato ngo abantu ngo nibahunge umugabo wanjye arambwira ati ngaho jyamwo n'abana uhunge wambuke ndamubwira ntabwo ngusiga ni wowe unkiza untangira amafaranga ndagenda ntabwo banyica ntaho njya ati genda ngewe ndaza nyuma dore ubwato bwaje batakwica aramfata anshyira mu bwato n'abana 2 baratwambutse ati nanjye ndaje njambuka ahise hamanuka intera hamwe ngo yitwa Kizikoga n'ubu ngo yari yarafunzwe yarafunguwe araza ati twereka umugore w'umututsi kazi twavuze ufite ndarababwira ati rwose ntabwo yari umututsi tumaze iminsi haruguru aho baraduhaye amacumbi twahungiyemo ntabwo umugore wanjye yari umututsi ngo urareba iki kivuna muheto bamwambuye isaha bamwambura ikote bamwambura inkweto bagiye kumutema ngo aratega bakubita umuhoro mu mutwe amaraso aravirirana bamwakiranga muntu barayifata basanga ni umuhutu barayifata barishwanyagura bayita mu ruzi barongera baratema aramanuka bati uravamo virirana bamuta mu ruzi baramwica abambutse baransanga batehe batumugabo Kizikoga amaze kumwica n'uwitwa Nzira tibamubaza ngo yaguhishe nahe nambutse nageze za Karenge ndavuga nti Mana unyakire neza kuko ngomba gupfa wandengeraga baramwishe sigaranya abana 2 abandi 2 yapfuye twara babuze bavuga ngo barabishe ntubu ntabane neza Mana unyakire kuko ngomba gupfa ako kanyaje intera hamwe we ngo turakwiciraga twamenye kuri umututsi ngo n'umugabo we baramwishe ankubita umuhora agiye kuntema intera hamwe hakurya zitire ku uyu mugore igihe yabereye hakurya hariya ntibamwice uramwica nkandi ubwo bararunsimbukije mborgo ndarurokotse nyine ntabyo navuga narababaye narakubiswe nakoreweho ubufindo Imana nizi byanjye 2 abandi nyuma y'intambara irangiye aho nagumye nihisha ahantu ngumaho narihishaga bakamvumbura bakampereza abandi bakanjyana ari n'igihe bagiye kunyica bangeza kuri bariyeri ndababwira nari naremeye gupfa na musaza wanjye ubwo yari yaragiye batujyanye 2 barakubita musaza mwatandukanye gute twari Karenge umugabo wanjye baramwishe nawe ari ahantu nanjye ndi hari umuntu wavuze ati nimureka aba bantu
nabi gitarama abantu b'igitarama babarebare bakaba beza atari abatutsi rwose mwo kubica. Arangije musaza wanjye hari uwaje avuga ngo bavuye igitarama amenya ko turi abatutsi, baradushorera saa 8 baramuboha amaboko bayibohera inyuma, mpeka umwana umwe undi nkabwiye kamukunze ntitugenda atigenda wenyine nzi ko bagiye kukwica. Abagore twari kumwe barahunze ngo inkotanye ngo ariko ngo genda uwo mwana ngo wamuretse ngo ukagenda. Ndavuga nti uyu mwana ntiyenda ubwo babivuze yenda azasigare kanjyana utazi ubwenge banyicane nawe. Barankingurira uwo mugabo nyiri urwo rwarantanga ngo ningende bavuye iwacu bamenya ko ndi umututsi. N'ubu uwo mugabo wantanze arafunzwe yitwa Nzaribwire ndafungiye hari hakurya zizirwa amagana hamwe bafungira abantu muri gereza insinda ni wari. Aravuga ngo ni sohoke bamenye ko ndi umututsi ngo ngene nje kwisobanura rero ni hano mu muringoti bakujyanaga bakagutemagura bakagushyiramo. Nkavuga ntari ko mwandetse ko maze iminsi aha mwana ngagenda ujya kwisobanura umugabo abyuka mu yindi nzara kinguza baransohora basigaramwo mpeka wa mwana. Ngeze mu rugo nsanga musaza wanjye ne bamukuye mu nzu bari gukubita. Ndababwira ariko mwantera hamwe mwe ko mwahuraga hamwe mbona nicaye aha ubu koko muranyicaye ndababye ngo twabimenye nyanga kugenda babankumbise sera bitu mu ntege nikubita hasi ntari kubundi ubu ndazambye isaso yiki abapfuye bose sinabarebaga. Ndagenda ndasoka mva mu rugo rwa mugabo nyine yarantanze ndagenda baranjyana haruguru y'uwo muringoti ngo banyice. Ubwo Imana uko yakinze ukuboko nibizi ntibanyica saa 10 zigeze barangarura z'ijoro. Ndagenda nsubira hamwe narindi ndicara abagore bari mu nyine basigemo abahutu uragarutse. Ndagarutse fata wa mwana wanjye ndagenda ngeze nsanga musaza wanjye yaje nkone zamwishegamye gutya ku nzu ndamaza niko zabaga wagarutse ati nagarutse. Rero tuva ese makuru tugiye nti aho Imana ijyana n'igihazi sinshaka nawe kujyana nawe bari batujyananye kabiri bakubita Imana iturokorana none genda uzagukwawe nange nzagukwange sinshaka kuzabona bakwice cyangwa ni banyica. Atese uragenda wonjya simpazi Imana ni ihazi naho hantu nje ntabwo nari impazi. Naho hantu ikarenge umugabo wanjye no wambwiraga ngo hari bene wabo bimukiyeyo ngo azamungisha ngo abona hampisha muri bene wabo nge naho sinari nahazi. Aho nari maze kugera yanyambukije ambwira ko ansanga yo ngo amishe sinari impazi sinenze n'inzira yaho ngo musubize ni rwamagana no nari ntuye. Musaza wanjye turagenda ndagiye aho nzagwa ndahasi impazi nawe uzagwa ntabwo hasi. Ningeri wacu igitaramo mbayeho ntapfuye nkasanga warahageze nzamenya kuriho nimpagera ngasanga utarahageze ubwo nzamenya ko nawe wapfuye. Arahaguruka nange ndahaguruka tuva muri urwo rugo ndatambika njya kwa responsable. Ngezeyo ndasuhuza ati nibite ntiwa mugabo Nzaribwire nde yantanze nahindutse nyine nabaye ibyondo. Arebye ese ko abaye gutyo ni nyine ntinabaye gutya nyine. Ati none ushaka ikintu njyana muri za ntera hamwe zaje kunyica cyagiye nizinyice. Atetse bo nibakwicana uko cyagiye batatwishe ntiyenda ntibanyica. Ati musaza wawe nti nawe sinzi yagiye bamujyanye nisinzi ahagiye abwira umugore ngo habana ibiryo babiri babaye ibijumba. Ahamagara yari responsable ahamagara nyumba 10 ati ngwino tumuherekeze. Baramerekeza banjyana hitwa Nyabugondo. Umugabo yari intera hamwe nkuru nabwo baraje kunyica havamo umugabo wari ufite ngo umugore w'igitarama aravuga ati abantu b'igitarama baba barebare bakaba beza atari abatutsi. Ati rwose muramubekera asabwa ari umututsi mwe kwica abantu n'umugabo we dore baramwishe. Aragenda tugezeyo Nyabugondo dusanga umugabo ntahari ngo bagiye gutega inkotanyi. Aravuga umugore ngo umugabo wanjye nta uhari ngo ni mu mujyane Nyabugondo ni hari. Baranzamukana mpetse umwana ashoreye nako kagahungu intera hamwe iradushoreye. Abo basubiye inyuma bati dore barigendeye. Ariko nabwo baje kunyica uwo responsable aho nari ngiye arababwira ati nta maraso yamenetse aha mu bajyane mu biciro wanyu. Haza umukecuru wo mu Gisakati umubyeyi ni mu mureke se umututsi dore umugabo yicwe na ziriya ntera hamwe bamumubaza mwikwiciye umubyeyi rwose abantu b'igitarama baba beza atari abatutsi.
ubwo niho nari nsubiye kuko batanyishe mvuga nubwo zitanyishe ahari zo zirankiza bazinsangisha aho ziri mpageze bati dore wa mubyeyi bati ntiramuzagiye kumwica ngo zamwicaga ziturusha ubutera hamwe ngo uko twamuritse ngo ni mumureke ngo yibera aha ngo perezida w'izo ntera hamwe umusaza witwaga Stefana ngo ni mumureke ngo yibera aha ngo ntawe uzamwica uwo mugabo ariko angira ijisho arambwira ati ntuvuge kubaha bazakugirira nabi ukazapfa nabi uvuge kujya kwibera kuri uriya mugabo uyobora intera hamwe ndababwira nti ntabwo nabaha wombe mu nzu jyenyine ndigira kuri uyu mugabo ufite umugore nabariho mba bati ntacyo batugeyo umugabo ku mugoroba aramanukana arambwira ati wa mubyeyi we umugore wanjye arafuwe najya guhinga ujye umukurikira nagira hajye umukurikira atazavuga ko naba ndi umugabo wawe akazakwicisha inti bari barayibankubise nta mbaraga mfite arabyuka ajya guhinga umugabo agafata imbunda ngo agiye gutega inkotanyi nkagenda nkirirwa ndyamye aho bahinga bari bafite akabari ngataha nkajya mu gikoni nkateka umugore agacuruza abagore bamaze kunywa baza bajya kuri wese bansanga bamusanga mu nzu batehehe bati warizaniye uriya mututsi kazi umugabo wazamutunga kwirukane wangare kurishyana urabona umugabo azakutunga n'uriya mututsi kazi umugore agaceceka ariko uwo mugabo Rutambi azana indi ntera hamwe bamwitaga Rutambi abwira umugore ngo nge ndarana nawe azajya arara muri saro andinde intera hamwe niziza barwane ndarana n'umugore we maze iminsi nk'itatu umugore batangiye kurakara nkabona ntamvugisha neza ese umugore ni icyamura ndangije ndabireba ku mugoroba bazana kakagabo kagatera hamwe ndangije ndamubwira nti Yosephine ni ntabwo nsubira kurana n'umugore wawe ndarara hangajya ku buriri bwawe ati batakwica nibazana ngenda Rwanda avuga nti nibanyica banyice wowe jya ku buriri bwawe sanga umugore wawe ndarara n'abana banjye muri saro arangije kakagabo ngo ndarara ha ngo murarire ndamubwira singushaka ufite umugore wawe taha nawe ugende ndarara hane baza bazanyice umugabo asubira ku mugore we bajya kuryamana ndaraho muri saro numvaga gupfa nge nta kintu bimbyiye kandi burya bakubitaga umuntu ikintu yarangije gupfa kuko wari uzi kutagomba kubaho ndangije araranye n'umugore we burakeye ngumyaho umugore yajya guhinga nkamukurikira yatakajya mu kabari bagore bakankiramo imyunyu ngo nzamutwara umugabo kandi nari narapfuye amagara birangije bati inkotanyi zaje bati zigeze haruguru hakurya ho isangana umugabo azerukana imbunda ati nimuhunge ati muhungira aha zirajya sinari impazi wa mugore abarirutse turagiye n'utwana twanjye tudungu tubira twirukankanye nanjye ncukwanjye n'abandi bahunga tujya mu Masaka abana yabajyanye simazi ariko we yabajyanye yari yaranjyanyeyo kubagosora Masaka ari bene wabo ubwo njya mu Masaka ukwanjye noneho inkotanyi bababwira guko zikora ngo zakoraga kuva mu gitondo uzageza saa 11 ngo zikagenda uwo mugabo yajyaga aza w'intera hamwe akababwira amakuru ndangije ku mugoroba saa 11 n'igice mbona bari kuva mu Masaka nanjye mvamo ntabana banjye ndabaza se wa mugore yabajyanye bati yabajyanye hirya kwa wa mugabo barahambira ndatambika n'abandi njyayo nsanga biciye mu rugo n'abana ngo ari wagiye he nese ko twahunze twese tukajya hamwe abandi mu Masaka ngo ari yasanze bene waba b'inkotanyi ngo yari kumwe nabo ngo fata abana bawe bajyane ni muri iryo joro saa 1 abana sinze aho mbajyana simpazi ngo fata abana bawe bajyane ngo ni mu muhibi ryarye ngo ajyane abana be nawe nge nta biryo nshaka baha abana bari bati biryo bararya barangije baranyirukana fata abana babiri
ndava mu marembo yabo ndahita nyura munsi y'urwari bikenyeri bari masakari yareze ndatambika ndagenda njya mu rubingo hari urubingo ruri ku mukingo haruguru ari kaho nicara kuri rwa rubingo haruguru umukingo haruguru hari kaho ndiyicarira nkumva baravuza induru mu mihanda baragenda ndicara ngiye kumva numva ikintu kiri kumanuka kinini mu bibabi by'amakaho kinsanga nihishe nicayemo ndavuga nicyo nicyoka tu ndavuga ndaguma hamwe kinyice ubwo mwana umwe nari mufasha handi mufasha kenda hamwe kinyice ubundi maziki icyoka kiraza kimanuka hirya yanjye kigwa mu rubingo gikica munsi y'umukingo nticyangeraho ndaramwo buracyo nari mfite umwana ukorora uwo mugore avuga ngo ningende mfite umwana wanjye ukorora atazatuma inkotanyi zibica mu gitondo hepfo yaho nari nicaye hepfo bari baracukuye imyobo ngo bazahungiramo inkotanyi bava mu rugo bajya hepfo aho hafi ya cyacyobo bacukuye cyari kirunzeho ibikenyeri nanjye manuka hamwe narindi ndabasanga ndabasuhuza umugabo we abaramanutse yararaga ngo bahiga bihishe barwana n'inkotanyi ngo dore ngo inkotanyi ngo zigeze hano hakurya ngo uyu munsi zirakora aha bari bazi naho zikora naho zidakora ngo none ngo muguma aha ngaha ngo mujya mu miringoti ngo abariho mwihisha umugabo aragenda umugore avuga ngo ntabwo dushaka ko tujyana nawe niwo mwana wawe ukorora ntagiye kuduteza inkotanyi ngo jya ukwawe natwe turisha ukwacu ntabwo abantu bakwirukana ngo bagume uruhande narigendeye ko ndongerera zamuka sura hamwe nayo niyicariye barangije baragenda bamaze kugenda va mu muringoti ndagenda nicara mu masaka burya kuvuga ngo umuntu arasonza Imana yarandinze sinasonzaga nta n'inzira nabaga mfite nta n'inyota nagiraga ngo nywa amazi abana naricaranye mukunzi n'uwitwaga Neza ndicara umwana atamazi ntayo nkafata isaka nkarimanura isaka aho nicaye nkarivunga nkamuha agahekenya umwana ararira atamazi mukunzi we araza ubwenge ararira kandi umva bari gushakisha mu miringoti turi hejuru mu masaka ndababwira nti rero hagume neza ngiye kuguha inkari ngiye kunyara inkari nguhunywe mukunzi ati ma atadapfa ntoya ntidazimuhanywe none ndagira nti atazimuha agapfa umwana nkapfuka umunwa bigeze saa sita z'ijoro ndabwa n'ubundi ubu ndaririra iki ko numva ko inkotanyi ziri Kabuga naraye ngenda saa sita z'ijoro yenda ko nzahura n'inkotanyi ndagenda senzi inzira zanjye zikabuga reka sinahazi nuko mva bavuga ngo inkotanyi numvaga bavuga ngo zigeze Kabuga ndagiye nijoro fashe umwe kuboko inambaye akajipo kamwe n'agatenge nahekaga mundi akandi narakambitse ndigenda nkururu nagera mu nzira nkambuka nyuzira nkagenda mu bihuru ariho naho nageze nikubita mu cyo bakuyemo amatafari cyameze bibikangaga biradukebagura n'umwana tuvamo ndagenda noneho nagera ahantu ku rugo nkabona nta n'abantu bahari hameze ibyatsi nkambukiranya nkumva abantu baravuga nkambuka nagendaga mu bihuru gusa mvuga ngo ndapimanye nzage ngenda nibwira ndare mu gihuru yenda nzagera Kabuga nta muntu undi buyoboze ntaki napfaga kugenda nk'Imana yanjyana ndagenegeza hano munsi y'urugo mbona abantu mbona inka ndavuga nti zirasinkontanye ndaguma nagenda ngo bambone abagore mbona barahagaza abasore ntibambonye ndazamuka mageze ngo niko mada nguravaye ntingewe ntindahunga n'inkotanyi umugabo wawe ari he umugabo wanjye ntishwe n'inkotanyi ugari kugira ngo mbabeshye umva umugabo wanjye yishwe n'inkotanyi yumva ko ari intera hamwe bari kuvuga ko ari umututsi wari ukimara kwibona ko atari inkotanyi ari abantu b'abahutu nyine bararaga mu ishyamba bahunga inkotanyi nijoro bari bamanutse mu gitondo bagiye mu ngo zabo guteka niko babikoraga umugabo wanjye yishwe n'inkotanyi bati none ngewe umugabo wanjye baramwica none ndi guhungana n'aba bana hari umugore we n'abana ngo baragiye muri Kongo abari abaturanyi bajya kurara muri iryo shyamba bakamanuka bakajya mu ngo guteka bagasuraho ngo nijoro inkotanyi zitababona
umugore afata abasore bari barabajyana hirya turamugura babeshya n'umututsi mu mwici burya ikizakiza umuntu ntamenya aho kiva nari mfite agatabo ka banke kirwamagana kari mu ifoto y'umugabo wanjye ndavuga ntireka mbereke nkuramo ya foto ndabereka barareba uwo musaza aratayate mureba ati n'umuhutu rwose ati umugore n'umumureke ati dore ati umugabo we yari umuhutu ati mwe kwiciye umugore ati nagumaha ati naba bana nta kibazo rwose ati nzabafasha abanjye baragiye sinzi iyo bari mureke uyu mugore dore umugabo yari umuhutu ngasubizamo ampinze mu rugo ati dugumire muri ako kazo bari bakize no gusengera ngo barabarokore nkabyuka ndazengera nkakubura sinezi kugosora amasaka najyaga nyineza aho masaka irwamagana abakozi bagosora imifuka bagasukose sinezi kugosora bakaza umufuka ari igihumbi ngo bagosore ntinange mu mpakazi nkafata intara nkareba uko bagosora nuko bashungura nanjye nkagosora bari bahirya ngasukamo akampijana nkavuga nti yahaba abahungu bajye kunzanira ibijumba naryaga ibijumba sinaryaga ibishyimbo ko nta munyu n'inyama zabo ntazo naryaga bari barampaye inzu mbamwo nabo basore babapagasi nabo tubanamo bafite icyumba cyabo nanjye ndara muri salo barara mu cyumba hirya n'utwana twanjye bakanzana ibijumba uwo musaza akambwira ati rero ntukasohoke batazakwica bamutumaho yitwaga Rukundo batire wa mugabo twamenye ko ufite umututsikazi tugiye kuza kumwica abana bawe ntuziyo baguye barahunze n'umugore none ufite umututsikazi wawe arabwira ati uwo mugore si umututsikazi umugabo we yari mwene wacu baramwishe ntabwo ari umututsikazi akambwira ati ntukavaha ujye ugumaha nkabyuka yarafite umukobwa w'inkumi mubyara we habaga nkakubura urugo nkakora nkisubira mu kazu kanjye abagore baza gusenga nkigira mu nzu babona sohotse ngo yazanye umututsikazi Rukundo ngo umugore we yaragiye ngo yazanye umututsikazi ngo ariko ubundi ngo kuki abahutu bo bakundaga abatutsikazi ngo umuhutu ukize ngo akarongora umututsikazi ngo umuhutu ukize akarongora umututsikazi ngo reka babice natwe twagerwaho mpari gutya babimbwira turi kumwe ngaceceka inkotanyi nibwo zigeze aho zafataga za Karenge baravuga bati inkotanyi zaje uwo musaza kaza kama makuru yari afite umuhungu we iyo yakugaga inkotanyi zaje bari kuvuga bati tuzavuga batekereza biki barambye inkotanyi zizaza ndavuga nti nzajya kureba inkotanyi narabibabwiye najyayo gikarenge hari umuhungu we wabagizaza wari warishe yarahungiye nawe wabo afite inzu bamuhaye epfo yabagamwo njyayo baravuga ati bwira abo basore b'abahutu babagayo nti mu mperekeze tujye kureba inkotanyi uwo musaza ati nugenda ntujyana abana batabica ugende wenyine ntindagenda yenyine bagumaho twari duto ngira umuhungu ni mu mperekeze baramperekeza turagenda dusanga bakoresheje inama Karenge abantu bagahaguruka umuntu akavuga ngo abantu bahungiye iwe ngo bararwaye ngo bashaka ibinini bati nanjye nterutoki hejuru bati nawe vuga babonye nterutoki hejuru Karenge yose yarinzi bahora banjyana kunyica simfe mworo barazi ko napfuye bataradufungishije ratumaze dore wa mugore ntibamwishe yakize ate bati nibite ngewe ikibazo mfite banyiciye umugabo hakurya aho Kabindi baramutema bamuta mu ruzi abana banjye babiri nabo narababuze cumbitse nanjye hakurya niho nihishe none hari uwambye ngo abana banjye bari Rwamagana ndashakaga kubabaza ukuntu mwanjyana mukangezeho nkajya kureba ko abo bana banjye koko bahari batese bati ntabwo mwumva ubajije mwe muravuga ko abantu banyu barwaye bahunze bahunze ikindi bahunze ibyo bakoze ntimwumva umubyeyi biciye umugabo n'abana bakaba yarababuze bati ni cya kivuna muheto kiratumarisha bati rero wa mubyeyi bati nama nirangira uzitubwire nama rarangiye n'utundi twana twavuga ko twavuye Rwamagana twarokotse twabuze uko tusubirayo turabegera mbye ati rero uzinduke kare saa 11 mudusanga turagira Rwamagana tukujyana Rwamagana tukugezeyo urebe ko abana bahari inti nabo bana
ndataha mbwira babahungu bahabaga umwe nti rero umuherekeze nje kureba abana banjye irwamagana mbwira umusaza nti usigarana abana ndibambye ko banjyana nje kureba abana banjye irwamagana ko baba bararokotse ati nugenda usiga abo bana barakwica ntugaruka ni yewe rukundo we ntibanyice ntacyo ntidagenda narazindutse koko wa muhungu aramperekeza ngerayo ikarenge mpageze baratubwira bati amavuta yabuze genda muzazisho noneho baranyica bazajya babona nzabazanyica uwo muhungu aranjyana asubirayo bibwira uwo mugabo ntibavuze ko ngo nzasubire ejo amavuta yabuze y'imodoka burake ndongera ndazinduka ndagenda nsanga imodoka irahari badukiramo n'abo bana baranzana n'irwamagana bangeze hariya kuri arete mvamo barambwira bati tujyanye ibiryo epfiriya urangize uze kuza duhurira aha twongere tugusubizeyo inti ndaje mbakumviramo kuri arete ndatambika njya mu mpunzi aho zari ziri mpageze nkigera hino ntaragira mu mpunzi nkubitana agahungu kanjye gafite akabido mbona yabyimbye amatama mubonye ntimunyesha ararira nturaho ategwa ati ngo papa baramwishe ntihora bimenya ati ntibaramwishe ntese nkirengera ari ati nawe afitwe n'umugore ati bitwa Sauda tuba hariya hiryo ntihora ugiye ese atese wubahite nanjye nibera ku mugore wafashe turagenda ndanyiragera ndamubona mbona yarabyimbye amatama naho banukubyibuha kuko nabaherukaga ndangije mama wacu wabaga bibona mu kandori yari yararokotse ari mu nkambi bati mama bati nyogokuru nawe abahari yaravuze ngo baratubwiye nawe barakwishe twari kuzajyana na nyogokuru yaravuze ngo nibatugumane ariko nibavuga ngo impunzi zitaha zatujyana ndagenda ndamuramutsa maturaganira ndabwanitse abana banje babiri reka ngende nje gutega imodoka nsubireyo nzaza mwaratahutse muri rubona njyana abana ati ndataha ndatega ubwo ndaza ngira abana mu mperekeze baramperekeza mpageze kuri arete ndahagarara bibaye saa 9 mbona ndababuze ntibagiye bambuze ngira umwana nti mu mperekeze tukomeze umuhanda tugende umukuru umunyesha baranga nyina ngira ati mati tugende umwana asubirayo ndakomeza umuhanda ngera intunga turagenda ngera abasirikare bakambitse mpageze batese wa mubyeyi urajyaye ndabibatekerereza bati subirayo umanutse aha ntabwo bagira hakurya bakwica subirayo nuzajya ugenda utega imodoka nibona uzasubireyo nutayibona wimanuka haba hakwica ntaho wanyura nafashe akana turagaruka ngaruka irwamagana nanjye nigira mu nkambi nsanga mama wacu nahamaze nk'iminsi 3 wa mugabo bakajya kumubwira ngo nashatswe n'inkotanyi ngo rera abana ngo nishakiwe n'inkotanyi ngo ntabwo azagaruka afite umugabo w'inkotanyi rwose umutunzi musaza wanjye nawe yaramanutse ajya ku ruzi rwa kare ngo agiye kwiyahura aragenda ngo ajya ku ruzi agiye kwijugunyamo wahaza agasore k'umusatini kushora kora bikishaka kwiyahura ngwino nkwambutse ujya hakurya wikwiyahura amushyira mu bwato aramwambutsa ageze hakurya asanga umukecuru wari uhatuye witwa Marisiyana bari baramuhisha afite umukobwa wamukundaga baramuhisha abahungu be bari intera hamwe babiri n'umugabo we baramuhisha ariko uwo mukobwa Mukamana yaravuze ko ntawe uzamukoraho azaba umugabo we inkotanyi zirabatsa babahungu bati duhunge tujye Tanzania babwira musaza wanjye bati duhunge barabwira ati narembye nimugende n'ubundi baze banyice ngiye gupfa narembye nawe njya rwose nta magara ngitabara bati ngabo bakwicura beho bafata ibintu ikoresho byabo barambuka bajya Tanzania yirirwa ryamye bucyabwira uwo Mukamana atari ko wazanye kagaru kantembereza ngo afata igare amwicazaho umusaza wanjye aramuheka karamujyana akamurenza bariyeri akamugeza haruguru ngo abahutu ngo uriya n'umugabo Mukamana yibohoreje ngo nta wamuvuga akamujyana akamaza atese zazaniye inkotanyi niho zari ziri bati ni hari akahareba akagenda n'igare amusubiza mu rugo bukeye urira igare aca kuri bariyeri abona aragiye abona baramuretse bukeye afata igare ararijyana kizaza mu nkotanyi aragenda ngo ageze kuri bariyeri batahagarika igare rivaho
urava ukajya arababwira ati rigare si iryanjye ni iryaho abantu bari barampishe none ngewe ndaje nge mu nkotanyi muburamu wanjye baramwishe mushiki wanjye baramwishe nanjye ndashaka kwibera inkotanyi ngo nzajye kureba naho biciye mushiki wanjye na muramu wanjye warambwira ati tuguha iduka wigiremwo wicuruza ati ndacururiza nde nta muryango nkifite nge ndashaka kuba inkotanyi ndashaka kuba umusirikare ntabwo nshaka ibintu atubwo muzamperekeze berekaho nakuye n'iri gare bereke no biciye muramu wanjye na mushiki wanjye yarari bamwiciye ubwo amaramwe igihe baramushorera na ryagara arizaho araza asubira muri rwa rugo uwo mukecuru n'umukobwa we ibindi byari byaratomoreye byaragiye Tanzania abahereza igare baturaho ati ndaho arakomeza agera ku ruzi aje kubaza muramu we aje kureba babandi bishe muramu we bati barabisha ati nimwambuke mushiki wanjye ari hakurya ngo barambuka baza kwa wa mugabo wa ntanze baramaza ati mushiki wanjye ari ngo arongowe n'inkotanyi ngo inkotanyi zaramujyanye zaramurongoye kandi ntibaza amaherezo yanjye ntibazi nahundi ngo musaza we nawe yisaba inkotanyi yarisaba inkotanyi abo musirikare naramubonye ukuntu bamukubise ndamaza nti ubasha gufata imbunda wari usika kiriho se dekada nari naramusabiye na misa byagenze gute twageze ahantu Kicukiro mbuhuza inzu mbamo n'utwe twana ngeze iwacu nsanga arokotse na mama agakecuru ndamubungana noneho baravuga ngo abantu bafite wabo bazize genocide bazabasabire njya haruguru aho mvuga abanje bose bishe mvuga nawe na musaza wanje witwa Kanaka baramwishe mvuga n'undi mvuga nabo kwa mama wacu bishe na mama arume na babyara banje bose ndavuga nawe musabira misa baravuga ngo dusabira misa abantu bacu bapfuye mbaho hatize igihe numva umwana araje ngo musaza wanje ngo hari umugabo uvuze ngo w'umusirikare ngo nzaze ngo nze kuza ngo mpamagare ngo mubaze ngo mbaze mpagare kuri bariyeri ndagenda umvaga ari byose dekada na mama ati turagenda ati yavuze ngo naza uzuvuga Helena ntuvuga izina ry'uvuge Helena bari baramwise Helena kubera ngo mbyino yabiteraga yitwaga Helena mu basirikare yabyinaga ari umwana usetsa cyane ndagenda tuhagaraho ndabivuga mbona araje mbona baye igisore tamazi uriho ubu se ushobora imbunda n'ukuntu bagukubise ubu ushobora igisirikare ati ntacyo ati cyaranye mu ibungubu ntacyo mbaye nararize mbere yo kumuramutsa ndarira mama ararira agakecuru nshimira Imana ndataha nabaza kuza kundeba muhaye agahushyaho nabohoje inzu yapfuye azize indwara nawe ubu ari kwasiza abana babiri ikintu rero ngewe urugendo rwo kwiyubaka muri iyo myaka kugeza ubu ngubu inkotanyi zakuboye kugeza ubu ubona bimeze ubuzima bumeze gute yewe ubuzima bumeze neza none se ko farije imfashe impingoboka nkaba mfite igipapuro nivurizaho ko banteye ubumuga budakira ko buri gihe mba ndwaye ariko iyo farije irangoboka ngo naba nageze yashika mu bitaro bakampa imiti nta muntu ukintoteza ubutegetsi burahari mbega umuntu akwiye gushimira kandi inkotanyi nazishimiye kera ubu nge nkunda inkotanyi nkunda n'abasirikare ntaramugara nyine ngo indwara inzambye nari n'umuyobozi nkajya mu nama nkashishikariza abantu kujya mu nama nkamamaza Paul wacu tugiye kumutora nkajyayo ubu mbabazwa nuko bigera nta mbaraga mfite nanjye ngo ngende namamaze perezida nkababazwa nuko ntakijya mu nama ubu nta kindi singitanga sintanga irondo ariko amafaranga y'umuryango wa FPR nanaburara nkayatanga ntabwo nshobora kubura amafaranga y'umuryango wa FPR nkunda Kagame nkunda abasirikare nkunda abanyarwanda bose nta muntu nanga kuko kubaho kwanjye ni Imana yankijije ikakiza na Paul Kagame agashobora kuza muri iki gihugu akatuyobora Kagame ukuntu ayobora iyo ajya kugira abandi bameze nka Kagame batatu twaba turi muri paradisi Paul arayobora Paul ni umubyeyi ubaba yaramurenganura iyo bahagiraga abandi bayobozi baba nka Kagame nka bane bakamufasha
iki gihugu twaba turi muri paradise. Akantu nibagiye kuko baradusanga dusura inyuma. Ese abantu bigeze bakugeza ukabona ko bagiye kukwica bakica cyangwa n'umuntu ureba ukarokoka? Nkarokoka aho nageze hari aho twageze baduhaye ngo duhungane n'abandi. Hazi intera hamwe yitwaga muganga irinjira imvura yaragwaga araza arinjira asanga ishuri konse waho yaraduhaye twahungiyemo n'abandi. Yaraje ankurura izuru gutya yarafite umweta wunshinga mu mutima anyegeka hagati mu nzu nk'ahariya mu gikuta. Nguyu turamwica n'umututsi ngo ngiye kubereka ukuntu ngiye kwica umututsi kazi. Umuganga ati rwose baratabita ati ntabwo ari umututsi ati n'umututsi ngiye kumwica. Abona musaza wanjye ngo niki ni igitutsi ngo zana abakwemo umugabo wanjye ikote yari yifubitse abamukwemo inkweto yari yambaye abakwemo umusaza wanjye inkweto arangije imyenda arayifata ikubita mu gikapu arayirukankana aragenda tugira ngo aragera afite inkota ityaye koko n'icumu n'umuheto ari kumwe n'izindi ntera hamwe ebyiri ariruka aragenda sinzi yagiye ngiye kubona tubona azanye umuntu w'umugabo w'umusaza araza yinjira mu ishuri ngo ni musoke aradusohora tugeze hanze ngo ngiye kubereka ngo uyu yari umututsi bari baretse yitwaga Shyashyari ngiye kukwereka wa mugore we n'uwo muhungu ko tubica ndabica nk'umugabo Gashyashyari sinzamwibagirwa yari uwo mu Gisaka yafashe ya nkota yadusohoye ngo nyere kuko ari bunyice agiye kwica Gashyashyari yakubise inkota rimwe yari yambaye itanufure aya maguru acika arimo arongera akubita igikanu nacyo umutwe ugwa hariya ngo ubu nkweretse ukonza kukwica n'uwo musaza wabahita yiruka. Gashyashyari amuciye amaguru amuciye umutwe abaturage bati muganga abatoko bari baramuretse ari ikimara. Gashyashyari umwiciki ngo ndamwereka uko nica uwo mugore na musaza we ahita yiruka asiga igice cy'umutwe n'igihimba cyo hagati n'amaguru yayaciye. Gashyashyari aryamyaho n'ahantu nari impungiye tugenda sinari nahazi numva bavuze Gashyashyari ntabwo Gashyashyari azamva mu mutwe n'inkweto yambaye nuko bamuzanye badusohora bamunyereka ngo niko bari bunyice no musaza wanjye nabyo mba mbireba. Barangije bati hunga iruka naramanutse na musaza wanjye tujya ku mugabo hepfo y'iryo shuri njya munsi y'uburiri bwe munsi y'urutara na musaza wanjye izindi ramwe ziriruka zibyira uwo konsiye bati Gashyashyari muganga yanteramo muganga iramwishe ngwije kwica wa mugore na musaza we ati yabacuje n'utwende bari bambaye wa musaza wabahunganaga yamwambuye imyenda n'udukweto. Konsera babwira ngo nibagende bica uwo muganga ngo baravuze ngo ntibazongere kwica abagore n'abakobwa ngo mufate muganga mu mwice mu mwambure n'iyo myenda yabo bantu yabambuye. Baraje uwo konsiye ngo yitwaga Serubibi baraje bagiye kubona babona muganga izo nteramwe sinzi zahuriraga bati konsera avuze ngo tukwice zana imyenda ikote ry'uriya mugabo n'irya wa musore kandi urica uriya mugore tukwice niko bavuze ko nta buzongera kwica abagore n'abakobwa abagore ari abanyu. Arangije muganga agarura ngo ryakota ariko ntahari na musanze ya gitu dahari azana ya myenda arayibaha. Abaturage bavuze induru bati muhambe Gashyashyari bari baramuretse izindi ntera hamwe ntibamwica ari ikimara abantu bamwitumira gushesha ibiki muhambe. Kiranga kiriruka kiratoroka. Abaturage ngo bafashe umutwe bajugunya mu cyobo cyari gihari icyobo cyawe se bari baracukuye ku ishuri aho batero y'amaguru ibihimba bibiri bajugunyamo y'amaguru abiri yaciyemo na cya gihimba baratera abaturage nibo ngo bajugunye mu cyobo Gashyashyari. Cyo wabwira abantu bakana ko Genocide yabaye? Nababwira ngo ibyo bakora ntabwo ari byo. Ubwanjye sindapfa nujuje imyaka 64 bankoreyeho Genocide bankoreraho ubufindo ndacyahari ndavuga kuki bavuga ko Genocide itabaye ntarapfa ndi kubihamya narabibonye nari umugore ufite imyaka 33 bahamya bate kwitabaye batoteza gute abanyarwanda bavuga ngo Genocide ntiyabaye yarabaye yarateguwe. Umwana wanjye nzabimubwira umuzukuru ndabimubwira umfite abuzukuru Imana yarandinze kugira ngo nzabivuge kuko ubumuga banteye ntabwo mba nyiriho ni Imana yagira ngo nzaje mbivuga nzabivuga yarabaye barayikoze. Kagame yo gahorana umugisha araza arayihosha n'inkungu Imana yaduhaye aduha kuramba imiti turayibona iyo ngoboka tukayibona ntabwo Genocide izashira mu gihugu babeshya ngo ntigeze iba
yarabaye Kagame ni wayihagaritse nta n'ikintu kiba kiri muri iyi si ariko ntabwo izahakanwa ko itigeze iba kiwabwira ubuyobozi by'umwihariko Perezida Kagame wakomeje kugaruka Perezida Kagame ndifuza ko abayobozi ayobora baba nka Paul Kagame bagakora nka Paul Kagame bakagendera mu murongo wa perezida wacu ababwira ntibashake guhemuka bagakora imirimo uko ishinzwe bakazamura igihugu nk'uko umubyeyi wacu abitubwira nicyo nabwira abayobozi bafasha umubyeyi wacu bo kumuremerera biremerera Paul Kagame nk'uko ataremerera abayobora kuki abandi ayobora bashaka kuremereza umubyeyi wacu biremereza Kagame nibakora inshingano yabahaye kandi nabo nizabo n'igihugu cyabo ntabwo ari igihugu cya Kagame gusa ahagarariye abaturage agashyiraho abamufasha nibamufasha bimuremereza ariko ibya genocide ntibazongere kuvuga ko itabaye nzabivuga sinapfuye cyaguma bivuge nabuzukuru banye ndabibabwira namwe ndabibabwiye icyo nabwira urubyiruko mukundane mwirinde ingengabitekerezo mubane ahubwo namwe mutere mu kirege cya Paul Kagame murakoze ndabibabwiye